Sekibi, karame. impamvu yo gutoteza abantu cyane muri iki gihe ni iyihe? Urugamba rwashibushe buri muntu se nakoresha ibintu. Umuntu se nakoresha ibigwanisha twebwe ibyo nibyo twe twavuze tuzakora. Nibyo muzakora ntabwo tubiza nta nicyo bitubwiye, ariko twe turazi ko ibyacu tuzabikora. Bavandimwe nkoramutima za Nyagasani Kristo Yezu akuzwe. Mfashe umwanya kugira ngo mbasobanurire impamvu za audio, kuko wenda hari abazibona ntibasobanukirwe impamvu zazo. Impamvu ntitandukanye n'intego yatumye urubuga rubaho. Ku intego yatumye urubuga rubaho ukugira ngo twungurane ibitekerezo ariko tugamije kurwanya ubuyobi, tugamije nanone kurwanya sekibi. Kera nkiri umukarismatike muto, dutangiye kujya dusabira abarwayi twirukana shitani, nigeze kubabaza ariko se ko shitani tuzirukana zaduteye, twebwe tuzazitera ryari? Wenda bashobora kuba batarumvise icyo nashaka kuvuga, babigize nk'urwenya turabiseka, ariko igihe byari bindimo mpora nibaza kuki shitani tuzirwanya zaduteye. Twe ntidushobora kuzitera aho ziri tukazirimbura. Igitekerezo rero cyangumyemo, ariko ntigezeho nshaje, ariko ntacyo bintwaye. Niyo mpamvu nashatse ko kuri uru rubuga tuhitoreza kuzitera, aho kugira ngo zihore zidutera, ahubwo tukazitera aho ziri tukazirimbura, kugeza ubwo zizatinya no kureba isi. Kugeza ubwo zizatinya kureba isi. Mbivuze wasekuga buti byavuga nta byumva, genda byumva. Wowe ntubyumva ariko genda byumva. Kugeza ubwo zizatinya kureba isi, uretse no kuyikandagiraho, kuyireba. Kugira ngo rero ibyo bigerweho, hari umuntu ushobora kwibeshya ko bikomeye, ariko kuri jye numva byoroshye. Wambaza utese kuki uvuga ko byoroshye? Impamvu ya mbere ni uko shitani Yezu yayitsinze. Iyo ni impamvu ya mbere. Impamvu ya kabiri ni uko Yezu ubwe yaduhaye ubwo bubasha, akatubwira ati mu izina ryanjye muzirukana roho mbi. Akongera akatubwira ati muzakora nk'ibyo nakoraga ndetse n'ibirenzeho kuko ngiye kwa Data. Izo ni impamvu ebyiri zikomeye. Turamutse tuzihaye agaciro tukemera ko Yezu avuga ukuri, ko atabeshya, nta mpamvu yo kumva ko bidashoboka. Impamvu ya gatatu ni uko Imana irema muntu yamugize umutegetsi w'ibyaremwe byose, kandi mu byaremwe shitani nayo ikaba irimo ari ikiremwa umuntu agomba gutegeka. Impamvu ya kane ni uko shitani, uko abantu bayibwira atari kwiri. Abantu bayibwira nk'ikintu gikomeye cy'igihangange, ariko si byo. Kubera ikidakomeye ni igicibwa, ni ikivume. Twe tuyirwanya turi abatoni b'Imana, turi ibikomangoma, turi abana b'umwami utegeka mu ijuru no ku isi. Audio rero nta mu ntwaro ndimo gukoresha ni ugushyiraho audio kugira ngo nzisohore
zigamije ibintu bibiri: kumenya ububasha Imana yaguhaye, kuko muri batisimu yakugize umusaseredoti, umuhanuzi n'umwami, kandi igenda iguha n'inema n'izindi mbaraga mu masakaramentu uhabwa ya buri gihe. Uwo murwana intwara afite ni ebyiri gusa: iya mbere ni amayeri, iya kabiri ni iterabwoba. Nafashe icyemezo rero cyo kujya nshyiraho audio z'urugamba tuba twarwanye, kugira ngo mugende mumenya amayeri zikoresha, ko ntushobora kurwana n'utazi ngo uzamutsinde. Mugende mumenya amabanga y'ibyo zikora, mugende mumenya n'ububwa bwazo. Icyo ngira ngo musobanukirwe ejo mutazagwa mu mutego, wibeshye ko ari Faustin ufite ubwo bubasha wenyine bwo kuzirukana, wabuguye mu mutego. Kububasha si ubwa Faustin, ububasha ni ubwa Yezu. Faustin azirukana mu izina rya Yezu. Ubwo rero ububasha ni ubwa Yezu. Nawe nuzirukana mu izina rya Yezu, Yezu umwemera, umukunda mwunze ubumwe, uzazitsinda. Aho ndagira ngo utazagwa mu mutego ngo wibwire yuko ari igikorwa cya Faustin. Undi mutego nanga ko wagwamo naho zivuga, kubera ko ari igihe tuba tuvugana n'igihe ziba zibwira, ukibwira yuko ibyo zimbwira cyangwa ibyo zimvugaho ari umwihariko wa Faustin. Nanone wabuguye mu mutego, ntabwo ari umwihariko wawe. Nawe uzatatse ibyo zimbwira zabikubwira. Aho rero kugira ngo utazagwa mu mutego, ndagira ngo nkubwire ko amagambo zibwira Faustin nayo zibwira muntu wese uzatatse, muntu wese uzirwanya. Aho zivuga Faustin uzajya ushyiramo izina ryawe, nicyo cyoroshye. Niba ari imitego zintega, niba ari ibigeragezo zingerageresha, niba zirimo zirira uko nazikubise, niba zirimo zigira gute, ushyiremo izina ryawe, kuko nawe ubikoze zavuga izina ryawe, kuko ntizavuga izina ryawe mutahuye. Ntabwo rero umwihariko wa Faustin. Ntabwo rero audio nzishyira hanze kugira ngo wumve ko Faustin ari igihangange cyangwa hari ubundi bubasha kurusha, cyangwa hari icyo kurusha. Nzishyira hanze kugira ngo wumve yuko ibyo Faustin uyu munsi akora nawe wabikora. Uti kubera iki? Ndakigusubiza. Impamvu ibyo Faustin akora nawe wabikora, nuko Faustin nta kintu na kimwe akurusha. Batisimu wahawe, Faustin yahawe, niyo nawe wahawe. Ni batisimu. Ugukomezwa Faustin yahawe niko nawe wahawe. Ukaristiya Faustin ahabwa niyo nawe uhabwa. Mbese ahabwa amasakaramentu nkuko nawe uyahabwa. Ntacyo rero Faustin akurusha. Icyo nicyo nshaka ko wumva. Icyo nemera Faustin ashobora kuba kurusha, niba ari bwo gitangira, ariko kubatangiye kera ntacyo abarusha. Ariko niba ari bwo gitangira, icyo nemera Faustin ashobora kuba kurusha n'ubunararibonye, kubera igihe bimazemo, kubera uburambe
uburambe mu kazi, uburambe bugira icyo butanga. Wenda wowe uko ubyumva uyu munsi siko abyumva kubera uburambe afite. Nicyo cyonyine. Ubwo burambe rero niyo myumvire nibyo nanze gusazana. Nshaka kubisiga ku isi kugira ngo wowe ukiri muto ubyiruka utazibaza ngo ese Faustin yabikoraga gute. Ese Faustin byamugendekeye gute? Nshaka kubigusigira kuko uko nanjye natojwe n'abandi, abandutaga mu kwemera, abantanze muri charismatique ko mbikora nk'umukarismatike, abantanze muri charismatique bakantanga kuba muri ekipe y'impuhwe, nibo bantoje. Wenda bantoje ikoranabuhanga ritaraza, twandika mu dukayi. Twe twarandikaga mu dukayi, genda wandika buri kantu. Ubu nambajije inyigisho ya mbere nahawe muri charismatique zose ndazifite. Nta gakayi kanjye na kamwe nataye. Bazwa nuko usigaye ujya ahantu mu charismatique ugiye no kuba inyigisho ugasanga nta n'ufite agakayi. Udukayi twanjye twose ndadufite. Bagendaga rero badutoza buhoro. Yego uko abantu batozwa nanone siko bose batera intambwe. Hari abatozwa bakagenda bakabirambika, hari n'abatozwa bakabikoresha. Ndi umwe rero mu babikoresheje. Urebe ikoranabuhanga ryaraje sinakubwira ngo ufate agakayi. Niyo mpamvu nashyizeho urubuga kugira ngo iryo koranabuhanga naryo, kuko wabonaga ndetse akenshi bariharira ibindi, ariko natwe turikiriho ibigomba kudufasha kugira ngo rero bikugirire akamaro. Suko uzafata Faustin nk'umuntu udasanzwe, nuko uzafata Faustin nk'umuntu usanzwe nkawe, ukumva ko ibyo arimo akora nawe wabikora. Ndetse kugira ngo bikugirire akamaro kurushaho, ukumva ko utagomba kugarukiraho Faustin yagarukiye, ahubwo ugomba kurenzaho. Mu Kinyarwanda turavuga ngo wigisha intore guhamiriza bwaki kakurusha. Naho ngaho nshaka ko tugera, ntugarukiraho Faustin yagarukiye, ahubwo ukarenzaho ugatumbagira, nawe ukazagira icyo usigira abazaza nyuma yawe. Murakoze rero, reka tubiture umubyeyi Bikira Mariya kugira ngo ajye adufasha kubyumva. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Mubyeyi wacu Bikira Mariya, izi mbuga ni izawe, ndagusaba kandi ngutura abana bawe bazikurikirana kugira ngo ube ari wowe ubatoza, kugira ngo tugende dutera intambwe tugere ikirenge mu cya Yezu Kristo. Bikira Mariya Nyirimpuhwe, wibuke ko ntawe ugeze kumva ko wasubije inyuma waguhungiyeho, agutakambira ngo umurengere umusabire. Nicyo gituma nkwizera ndakugana nkuganyira, umuhagarire uko ndi umunyabyaha, mubyeyi w'umukiza, ntiwirengagize ibyo nkubwira, ubyumva ubyiteho. Amina. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Mugire amahoro ya Kristo kandi mukomeze kubana na Yezu na Bikira Mariya na Yosefu batagatifu. Murakoze. Kuki mushaka kubuza abantu amahoro muri iki gihe? Ko mu mateka ya muntu umubiri wamye unaniza roho. Kandi kenshi iyo umubiri ugiwe atake umuntu aragwanira umubiri akareka roho. Roho ntabwo ibifite ikiyigwanira, imbaraga zose zishyira kuri. Naho umuntu iyo uteye roho ye n'abantu ntabwo bazi kwihangana, ntabwo bazi kubiturisha. N'ibyo ari byo byose mubishyiramo agahinda. Ariko ndababwisha ukuri, nta gihe ijuru rikora kurusha igihe umuntu yagize agahinda. Mwene uko mwumva umenga ijuru ntiribitayeho, iyo mugize agahinda mwagomba kumenya ko iyo hagize umuntu dutera, erega mwene uko byose mubyiyitirira,
iyo duteye umuntu tubigira twe tuba tuzi ibyo turimo turakora muri make twavuga ngo nta muntu ari ku isi dutera kuko iyo duteye umuntu iyo tumuciye ukuguru twe tubona ko twaciye ukuguru wamuremye nabo baba babona ko ari agasuzuguro ibyo dukorera abantu ntabo bibabaza kurusha ijuru nta situwasiyo dufata akarorero situwasiyo y'akazi n'ibiki byo nakubwira yuko nijuru nimba barimo bararya barahagaritse kubera agahinda arimo ibyo byose ijuru rirabibona ariko mukwiye kumva yuko mukwiye kwirekura mukareka mwirekure nimba ubabaye ubabare hamwe n'ijuru kubabara murabyemere kugira agahinda murabyemere ariko ntimukwiye kugira agahinda hamwe na sekibi ukagirana n'ijuru niho hari itandukanye agahinda umuntu yakagirana n'ijuru gute ukwiye kwifatanya n'ijuru muri byose nimba wumva yuko ufite atake ukayibana n'ijuru ariko ntubishyiremo amarangamutima uremere kubabwira ati genda babaye byemeze uku ariko ukabibabwira by'ukuri hanyuma bibabwira bikagenda bite rero bahita bamenya ibyo bakora ijuru ryuzuyemo ab'ijuru ntibambwira yuko bose haburamo ugira icyo abikora sekibi karama ni ukubera iki uvuga ko muri iyi minsi aribwo mushaka gutoteza abantu ariko si bose cyane cyane nko mu byumweru bingahe ntabwo muzaba mukivuga n'abantu uburone uko muri muzaba mwamaze kwigabura tuzaba twamaze kwigabura kubera iki ariko uretse ko ibyo byanatangiye muzaba mwamaze kwigabura tugiye gutuma muvuga indimi zinyuranwa nk'uko za ntumwa zabigize tuvuga indimi zinyuranye gute ntubone ibi turabivuze ariko hingure bizaba uzarebe ugiye no muri paruwasi wanyu ntabwo bavuga nta hantu na hamwe harenze umuntu umwe basengera hamwe bigeze babona ibintu kumwe cyangwa bavuga rumwe kubera iki ntabwo bishoboka ntabwo bishoboka kubera iki n'abavuga rumwe n'ijuru turabatoteza bakumva byanze yuko bihangana urabona papa umwe yabivamo umuhamagaro we twahise dufunga ni nka politike wayigiyemo ntabwo birangirira ngaho opposition ikomeza igushakisha bataguhaye uburozi baguca umutwe sekibi karama impamvu yo gutoteza abantu cyane muri iki gihe ni iyihe urugamba rwashushe buri muntu se nakoresha ibigwanisha twebwe ibyo nibyo twe twavuze tuzakora n'ibyo muzakora ntabwo tubiza nta nicyo bitubwiye ariko twe turazi ko ibyacu tuzabikora uvuga ngo urugamba rwashyuhijwe n'iki rwashushe nyine turi gusa mu rugamba mwihaye guhangana natwe dushaka guhangane namwe twavuga yuko iyi minsi yose twari umugambi wacu twari ukubakura twari tumaze iminsi turwana twari ukubakura nimba mwibuka ingamba zose mwumva ngo uyu bamujanye ngo ubu bamujanye ubu nta n'umwe tuzongera gukora nimutabishobora reka kumfutse nimutabishobora bizagenda gute ariko na papa twaratumye yegura mwe mutazi gutandukanya ikibi n'icyiza mwatumye yegura gute mwe mutaramenya no gutandukanya mutazi kubona ikibi mwatumye yegura gute ikibi yarabivuyemo yumvise nyine ko ari umuhamagaro ariko si we wenyine urya washobora kuba yarabivugiye ku mugaragaro n'abapapa benshi twakuyemo bapfuye barabivuyemo
Sekibi karame ibindi mukora ni bike. dukora byinshi ariko ibyo nibyo biri imbere cyane. Mbese ubu navuga ibyo ko aribyo tugiye gukora. Ubu tugiye guhangana nawe. Ibyo nibyo mugiye gukora. Ubu rero tugiye mu rugamba nawe. Ko mutazabishobora. Urimo urivugira cyane. Ntabwo nivugira, ndavugisha ukuri. nayo byarasangiye na Yesu. Ko mutazabishobora muzabigenza gute? Ushaka dupinge? Ushaka dupinge? Napinga n'ikivume ndi umwana w'Imana. Nta kibazo. Reka tuvuge uko nibikunda kuva uwo munsi muzahita mubivume. Mwemeze ko atanu ububasha bw'ijuru buzongera kubakorera. Kubera iki? Muvuze se ngo tukivume ntituzabigeraho. Nitubigeraho nta bubasha bw'ijuru buzongera kubakoreramo. Kubera iki utazongera kudukoreramo? Muvuze se ngo turi bivume. Hanyuma nimutabigeraho? Nitutabigeraho wowe wumva ushaka ko hazaba iki? Ndagutegetse mu izina rya Yesu Kristo uvuga ikizaba. Oya, njye nanjye ndakubaje, wowe wumva nitutabigeraho ushaka ko ari iki kizahita kiba? Nta muteguro uvuga icyo ushaka ko kizaba. Nkuko njye navuze ibyo nshaka nitubigeraho, nawe uravuga ibyo ushaka nitutabigeraho. Ndafite icyizere ko tuzabigeraho. Nayo mpamvu nababwiye ko nta bubasha buzongera gukorera mu muntu bw'ijuru. Kubera iki? Rega icyo mukwiye kumenya, twebwe dutangira mwe mumenya ibintu tumaze igihe twaratangiye ibintu. Reka mbabwiye, iyo turimo turapanga ibintu cyangwa turimo turabikora, kenshi ijuru rirabireka ribonye yuko hari chance yuko mwe abantu mushobora gutsinda. Niho muhita mubimenya nimba mutabizi. Ijuru ngo ribonye ko hari iki? Yuko hari possibility yuko mushobora gutsindwa kuri icyo kintu. Niyo mpamvu muhita, ni ibintu byinshi biba ijuru, ni ibintu byinshi mutsinda mutigera mumenya. Ibyo byose ibyabananiye cyangwa ibintu bishobora gushika. Ibyo tumenya ni bishobora gushoboka. Nibishobora gushoboka. Niyo mwumvise ngo hari imigambi yo gusenya igihugu, mwe mutakenye ijuru ridashatse, nuko babona yuko urebye za jenoside zande zose, intambara mu bihugu by'ababanyi muri za Ukraine si ibintu twagezeho ijuru ririmo rirabera. Ubu ntibasigaye babizanagaho kugira ngo mubisenye ntibibe. Nuko bazi yuko nimba hari ikintu ijuru ridakora ni ukudusuzugura n'ibyo dushoboye. Uratinya mu buzima, uratinya umuntu akoresha umujinya. Uratinya umuntu akoresha umujinya kurusha umuntu akoresha urukundo. Kubera iki gutinya umuntu ukoresha umujinya kurusha uko akoresha urukundo? Umuntu akoresha umujinya nta control aba afite. Ibimujemo byose nibyo akora. Ukoresha umujinya ninde? Twe nabo dukoreramo. Mwe nabo mukoreramo? Nabo dukoresha kenshi ntibamenya yuko motivation y'ibyo bakora ari umujinya dufitiye abantu. Nka kurya ijuru rikoresha urwango n'amahoro, twe dukoresha umujinya ijuru rikoresha amahoro n'urukundo, twe tugakoresha urwango n'umujinya. Ijuru rikoresha amahoro n'urukundo, mwe mugakoresha urwango n'umujinya. Reka nigendere, kandi ndabizi nta nubwo ndi burahire nimba ari byo bibaza ngo ntabyo ndi gukora. Kubera icyo utabikora? Sinzi mu bwa mbere njye. Ntabwo ari ubwa mbere uje? Ibi byose ndabizi nta gishaka. Waje inshuro zingahe? Narahaje inshuro nyinshi. Inshuro nyinshi wahaje uje gukora iki?
nyine wahazaga uje gukora iki? reka nigendere. Sekibi, Karame. izo nshuro wazaga uje gukora iki? Ndimo ndinyuriraho. Ndimo ndinyuriraho. Sekibi, Karame. ububasha bw'intambara ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ububasha bw'intambara ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Intambara zose mwateguraga n'izo mwakoraga ndazirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Inzara n'ubukene ndabirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Inzara n'ubukene ndabirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Inzara n'ubukene ndabirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Indwara n'ibyorezo ndabirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ibiza ndabirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha butoteza abantu n'abatuye isi bose ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ibitotezo ndazirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Amashitani yatotezaga abantu ndayarimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Byose mbiroshye mu nyenga y'irimbukiro. Byose mbiroshye mu nyenga y'irimbukiro. Byose ndabirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Sekibi, ntihasigaye ububasha bwawe. Navuze ko ntari burahire. Ntihasigaye ububasha bwawe Sekibi. Navuze yuko ntari burahire cyane. Ububasha bwakubuzaga kurahira ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ububasha bwakubuzaga kurahira ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ububasha bwatuma ugenda utarahiye ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ububasha bwagutorokeshaga ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ububasha bwagutorokeshaga ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ingabo zawe zose ndazirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Roho zose wari warafashe ndazibohoye mu izina rya Yesu Kristo. Roho wari warakize mu nyenga ndazibohoye mu izina rya Yesu Kristo. Roho wari warakize ikuzimu ndazibohoye mu izina rya Yesu Kristo. Roho wari warakize ikuzimu ndazibohoye mu izina rya Yesu Kristo. Zose nzikize mu gishura cya Bikira Mariya nyina wa Jambo. Zose nzikize mu gishura cya Bikira Mariya nyina wa Jambo. Ububasha bwawe bwari kwa ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ububasha bwawe bwari ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ububasha bwawe bwari ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Byose mbiroshye mu nyenga y'irimbukiro. Byose mbiroshye mu nyenga y'irimbukiro. Sekibi, ntihasigaye ububasha bwawe. Reka nigendere. Ntihasigaye ububasha bwawe Sekibi. Reka nigendere. Nihe hasigaye ububasha bwawe? Ntihasigaye ububasha bwawe Sekibi. Sekibi, ntihasigaye ububasha bwawe. Reka nigendere. Ntihasigaye ububasha bwawe Sekibi. Mu bantu mu byo twashize mu bantu. Ububasha bwawe bwari mu byo mwashyize mu bantu n'imiryango yabo ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ububasha bwawe bwari mwashyize mu bantu n'imiryango yabo ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ibigega byose mwamwububatsemo ndabirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Byose mbiroshye mu nyenga y'irimbukiro. Sekibi, ntihasigaye ububasha bwawe. Mwitotezo twakorewe. Ububasha bwawe bwari mwitotezwa mwakoreye abantu ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ububasha bwawe bwari mwitotezwa mwakoreye abantu ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ububasha bwawe bwari mwitotezwa mwakoreye abantu ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Bwose mburoshye mu nyenga y'irimbukiro. Bwose mburoshye mu nyenga y'irimbukiro. Sekibi, ntihasigaye ububasha bwawe. Buri muri gahunda y'amashuri. Ububasha bwawe bwari muri gahunda y'amashuri ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ububasha bwawe bwari muri gahunda y'amashuri ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Bwose mburoshye mu nyenga y'irimbukiro. Bwose mburoshye mu nyenga y'irimbukiro. Sekibi, ntihasigaye ububasha bwawe.
bwafunze ibyishimo n'ubwateje gukekeranya. ububasha bwe bwafunze ibyishimo n'ubwateje gukekeranya no gushidikanya ku bantu byaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. ububasha bwe bwafunze ibyishimo n'ubwateje abantu gukekeranya no gushidikanya byaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. rwose mburoke mu nyenga y'irimbukiro. Sekibi niyo asigaye ububasha bwawe. Sekibi negosiyateri zirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. negosiyateri zirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. zose nziroke mu nyenga y'irimbukiro. zose nziroke mu nyenga y'irimbukiro. Sekibi niyo asigaye ububasha bwawe. zirimo zirereka roho, amashusho zereka roho no mu bwenge. ububasha bwawe bwari mu mashusho zereka roho no mu bwenge byaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. ububasha bwawe bwari mu mashusho wereka roho no mu bwenge byaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. rwose mburoke mu nyenga y'irimbukiro. rwose mburoke mu nyenga y'irimbukiro. Sekibi niyo asigaye ububasha bwawe. mu mikorere yacu, imbaraga zawe zari mu mikorere yanyu byazirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. imbaraga zawe zari mu mikorere yanyu byazirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. zose nziroke mu nyenga y'irimbukiro. zose nziroke mu nyenga y'irimbukiro. Sekibi niyo asigaye imbaraga zawe. niyo asigaye amayeri yawe. niyo asigaye imigambi yawe. ukaba munsi y'umusaraba wa Yesu Kristo yabambweho, ku kizingo cy'amahwa Yesu Kristo yatamirijwe, ku misumari Yesu yateye ku musaraba, munsi y'ibirenge bya Bikira Mariya nyina wa Jambo, munsi y'ukwemera kwa Kiliziya imwe gatolika itunganye yashinzwe na Yesu Kristo ku ntumwa 12. ushyira ikiganza cy'iburyo hejuru, urahirira imbere y'ubutabera bw'Imana, imbere y'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. gira vuba. urahire kutashyira ikiganza cy'iburyo hejuru. urahire utazagaruka mu bantu bose bo kuri si mu rwobo. dusabirane, dukunde Kiliziya, urumuri rumurikira isi TV n'abatuye isi bose. urahire n'ibindi byose wakoraga n'ibyo wateganyaga gukora. urahire ko ujyanye amashitani n'ububasha n'imbaraga n'amayeri n'imigambi byose mwari mufite. ugiye kugenda wikoreye intambara zose, inzara n'ubukene. ugiye kugenda wikoreye ibyorezo. ugiye kugenda wikoreye indwara. ugiye kugenda wikoreye ibibi byose wazanye ku isi. ugiye kugenda wikoreye ibitotezo byawe byagombaga gutoteza abantu bo n'abatuye isi. urahire n'ibindi byose wakoraga n'ibyo wateganyaga gukora byose. kandi urahire ko ibyanyu byose bigiyeho kode ya Bikira Mariya nyina wa Jambo na kode ya Roho Mutagatifu n'umuriro we. kandi wanze uvuga amazina yawe n'amazina yo mukorana bose. iravuba. ngiye ububasha bw'itoteza, ububasha bw'urwango, ububasha bw'intambara, ububasha bukora byose n'izo dukorana zose n'ibyazo byose. turaraha imbere y'ubutabera bw'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. n'ububasha bwangirije Afurika, ibihugu bya Afurika kubera impamvu zinyuranwe, inzara, irondabwoko, irondakarere, intambara n'ibindi byose. turarahiye yuko imbere y'ubutabera bw'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu tugiye tujyanye n'izirimo zirateza intambara ku isi yose no muri Ukraine. turarahiye yuko tugiye dutwaye n'ububasha bwacu bwose burimo burivanga mu mashuri, ubupanga gahunda y'amashuri yabo kugira ngo dushobore kumuvangira, dushobore kumubuza amahoro. ububasha bumubuza kwiga, ububasha butuma adatekana, ububasha butuma adatuza.
turarahiye ko tugiye dutwaye n'ububasha bwacu bwose bwafunze akazi, ububasha bwafunze umuhamagaro we, ububasha bushaka kwivanga mu buzima bwe, mu muryango wabo, ububasha buri mu rugo bushaka uramuteranya we n'abana, ububasha buri ngaho mu rugo iwawe rushaka kuwukuraho abana, ububasha burimo burivanga, ububasha bwafunze ibyishimo n'ububasha bwamubujije gutwika. Turarahiye yuko tugiye dutwaye n'ububasha bwose bwateye imyijima, roho z'abantu, ububasha bwabafunze amatwi, ububasha bwafunze roho, bwafunze amaso ya roho, amashusho yacu. Turarahiye ko tugiye dutwaye ibyo dukora byose, ibyo tubakorera byose, ububasha bushaka kubateranya n'ijuru, ububasha butuma mudakorana n'ijuru mu bihe bigoye, ububasha burimo buratoteza abantu bo ku isi, abakristu, ububasha bushaka kwigarurira kiliziya, ububasha butoteza papa, ububasha bushaka kugwisha patiri, ububasha bushaka kumuvangira mu muhamagaro we, n'ububasha bwose bushaka gusenya urugo. Turarahiye ko tugiye dutwaye uburwayi bwacu, akarenganyo, turarahiye ko tuvuye muri ekonomi zanyu, mu buzi bwanyu, turarahiye ko tuvuye ku isi yose, turarahiye ko tugiye dutwaye ibyacu byose, turarahiye yuko tuvuye muri roho zanyu, mu bwenge bwanyu, mu mibiri yanyu ku isi, tugiye dutwaye ibyacu byose n'ibyari mu nyenga. Turarahiye ko byose bigiyeho kode ya Bikira Mariya nyina wa Jambo n'umuriro wa Roho Mutagatifu. Turarahiye yuko turekuye ibyanyu byose no kwemera kurimo. Turarahiye yuko tugiye dutsindiwe ku migambi yacu yose. Turarahiye ko tugiye tuyijanye. Turarahiye ko tugiye dutwaye ubwirasi bwacu. Turarahiye ko tuvuye mu ngo zose no mu mihamagaro yose. Turarahiye ko tugiye dutwaye n'ububasha bwacu bufunga imihamagaro. Turarahiye yuko tugiye dutwaye n'ububasha bwacu bwose bwivanga mu buzima bw'abana b'Imana. Turarahiye ko tugiye dutwaye ibyacu byose byari ku isi, kandi yuko byose bigiyeho kode ya Bikira Mariya nyina wa Jambo n'umuriro wa Roho Mutagatifu. Turarahiye ko tuvuye muri kiliziya n'ibya kiliziya byose n'abantu ba kiliziya n'abana b'Imana. Turarahiye ko turi kwenda roho zose ziri mu nyenga twigaruye. N'ibyo byose nta bindi. Turarahiye yuko mugiye mujyanye n'izari mu kasho, arizo n'ahandi hose zari zifungiye. Turarahiye ko tugiye tujanye n'izari mu gasho zose, n'izari zaratwaye abantu bo babwiza hanze. Turarahiye yuko tugiye tutazongera kugaruka. Turarahiye ko tugiye dutwaye n'amagufuri yacu twari twarashyize kuri roho y'abantu, yabuze abantu bo guhinduka no kumva iby'urya mwami wanyu. Turarahiye yuko tugiye dutwaye byose, kandi byose bigiyeho kode ya Bikira Mariya nyina wa Jambo n'umuriro wa Roho Mutagatifu. N'ibyo byose nta bindi. Niba hari ibindi utavuze, ubutabera bw'Imana buguhera ibihano bisumba ibindi bihano mu nyenga y'irimbukiro. N'ibyo byose nta bindi. Niba hari ibindi utavuze, ubutabera bw'Imana buguhera ibihano bisumba ibindi bihano mu nyenga y'irimbukiro bikubye inshuro tiriyari miliyari 200. N'ibyo byose nta bindi. Cyarya mu nyenga y'irimbukiro. Cyarya mu nyenga y'irimbukiro. Cyarya mu nyenga y'irimbukiro. Amacumu y'ingabo zo mu ijuru nakumanukireho. Imyambi y'ingabo zo mu ijuru nikumanukireho. Inkota z'ingabo zo mu ijuru zikumanukireho. Amacumu y'ingabo za Bikira Mariya nyina wa Jambo akumanukireho. Imyambi y'ingabo za Bikira Mariya nyina wa Jambo ikumanukireho. Inkota z'ingabo za Bikira Mariya nyina wa Jambo zikumanukireho. Cyarya mu nyenga y'irimbukiro. Cyarya mu nyenga y'irimbukiro. Cyarya mu nyenga y'irimbukiro. Amen. Cyarya mu nyenga y'irimbukiro. Amen. Cyarya mu nyenga y'irimbukiro. Amen.
Mana data nyir'ijuru ndakwinginga ngo urambure ikiganza cyawe ku mwana wawe, ku bana bawe bose bo mu dukura isi mu rwobo, dusabirane dukunde kiliziya, rumuri muri Kristo TV n'abatuye isi bose. Ndagusanga urambure ikiganza cyawe uduhe umugisha, umugisha ubwenge bwacu, umugisha ibitekerezo byacu, umugisha roho zacu n'imibiri yacu, umugisha ibyo waduhaye n'ibyo witegura kuduha byose, umugisha udutagatifuze, umugisha uturinde, umugisha udukomeze, umugisha uzatugeze mu ngoma y'ijuru. Mubyeyi w'impuhwe Bikira Mariya, ndagusanga udutwikirize igishura cy'ubusugi bwawe, uturinde imitego ya nyakibi, utube hafi, twegere dusabire kugira ngo dushobore gutsinda nk'uko Yezu Kristo yatsinze. Bikira Mariya nyir'impuhwe, wibuke ko ntawe ugeze kumva ko washubije inyuma guhungiyeho, agutakambira ngo umurengere umusabire, nicyo gituma nkwizera. Ndakugana nkuganyira ngo umugare ko ndi umunyabyaha. Mubyeyi umukiza, ntibirengagize ibyo nkubwira, ubyumve ubyiteho. Amina. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungura iduhe none, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya ahubwo udukize icyago. Amina. Niba Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu nk'uko bisanzwe iteka, n'ubu n'iteka ryose. Amina. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Mugire amahoro ya Kristo. ubuyobe, imitego n'ibitero bya sekibi, ububasha bwa muntu, urumuri rwa muntu, umutsindo, ubutabazi bw'abamarayika, ubucibwe bwa shitani, ubutabazi bw'abatagatifu, inyenga ku isi, muri umunyu w'isi, muri urumuri rw'isi.